Ndabashuhuje kandi mbaye ikaze muri aka kanya mwese mudahwema kuntega amatwi. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ikintu gikomeye cyane. Tugiye kurebera hamwe inama 7 zagufasha kubana neza n'abandi muri iyi si kugira ngo ugire icyo ugeraho cyangwa se ubeho neza. Nuko ugomba kuba ubanye neza n'abandi. Iyo ubanye neza n'abandi bigufasha kugira amahoro, bigufasha kugira umutekano, bigufasha kandi no kugira iterambere. Kubana neza n'abandi ni ikintu cyubaka abantu cyane, kikabubakira buri kimwe kandi cyiza. Rero muri aka kanya munyemerere turebere hamwe inama 7 zagufasha kubana neza n'abandi. Ntimucikwe n'iki kiganiro. Gusa niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze kandi ugakanda na like, ukandika na comment y'icyo wifuza ko twakoraho ubutaha. Inama ya mbere yagufasha kubana neza n'abandi ni ukwiga kwihangana. Kwihangana ni kimwe mu bintu bigufasha kubana neza n'abandi. Muri ubu buzima akenshi abantu dukora amakosa, turahemukirana, ariko icya mbere kigufasha kuba wabana neza n'abandi ni ukumenya kwihangana. Niba umuntu agukoreye ikosa, wikumva ko ako kanya ugomba guhita ugira uburakari, ahubwo ugomba kwiga uko wakihanganira iryo kosa agukoreye. Biba ari iby'ingenzi cyane kugira ngo umuntu yige kwihanganira ikosa runaka. Niba mugenzi wawe agukoreye ikosa, wikumva ko ako kanya uhita umurakarira, wikumva ko ako kanya uhita umubwira nabi, cyangwa ngo ube wamuhemukira ngo kubera ko yagukoreye ikosa. Iga kwihangana. Muri ubu buzima icya mbere aba ari ukwihangana. Iyo washoboye kwihangana n'ibindi bigeragezo urabitsinda. Rero icyo kintu cyo kwihangana ni ikintu cy'ingenzi kizagufasha kubana neza n'abandi muri ubu buzima. Umuntu utazi kwihangana kenshi biramugora gukontorora amarangamutima ye, bityo akaba yakora n'ikintu kibi atateganyaga ko yakora, ugasanga bimuviriyemo ingaruka mbi. Ugasanga niba akoze ikosa ryo kuba yanahemuka cyane, bimuviriyemo no kuba yafungwa cyangwa yagira izindi ngaruka zitari nziza. Icya kabiri ni uguca bugufi. Buriya kwicisha bugufi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Iyo umuntu azi kwicisha bugufi, hari byinshi anesha, hari byinshi ashobora, hari byinshi bimufasha, hari byinshi rwose umuntu abasha kwihanganira iyo yicisha bugufi. Buriya kumva ko uri hejuru uruta abandi ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Kumva ko hari abo usumba, hari abo wumva ko bari hasi yawe, ntabwo biba ari byiza. Guca bugufi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwigira umwana ngo wumve ko uri hasi cyane cyane, ariko guca bugufi baba bavuga, guca bugufi ni ukumva ko udasumba abandi, ukumva ko utari hejuru y'abandi, ahubwo kumva ko muri mu kigero kimwe bitewe n'aho muri. Guca bugufi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima umuntu akora, kikamufasha kubana neza n'abandi. Kubana neza n'abandi ni iby'agaciro muri ubu buzima. Iyo ubanye nabi n'abandi bigufasha guhomba byinshi, hari byinshi utageraho, ariko iyo ubashije gukora iki kintu cyo kwicisha bugufi, bigufasha ko ubana neza n'abandi. Abandi bakubonamo icyizere, bakakubonamo umuntu w'inyangamugayo, bakakubonamo umuntu w'agaciro, bakakubonamo umuntu w'ingenzi mu buzima bwabo. Ni byiza rero kumenya guca bugufi. Icya gatatu, irinde cyane umuco wo kurenzaho. Hari igihe abantu dukora iri kosa ryo kurenzaho. Kurenzaho ntabwo ari ikintu cyiza mu buzima. Kurenzaho ntabwo ari ikintu cy'ingenzi mu buzima. Hari nk'ukuntu umuntu yakubwira ikintu cyangwa yakora ikosa
ugasanga uramututse ugize ute, ugasanga bivuyemo urwango. Ni byiza rero kwirinda iyi ngeso yo kurenzaho, kuko kurenzaho ni ikintu gitandukanya abantu cyane, ni ikintu gituma abantu benshi bashwana, kuko bishobora kubazamurira amakimbirane ari hejuru, ugasanga bivuyemo gutongana, kurwana, kutumvikana n'ibindi byinshi bishobora guterwa n'iki kintu cyo kurenzaho. Kurenzaho rero ni ikintu kibi. Niba ushaka kubana neza n'abandi, irinde ino ngeso yo kurenzaho, wumve ko gutuza ari cyo cy'ingenzi, kumva ko wakihangana ugatuza ari cyo cy'ingenzi kuruta kurenzaho ibindi byinshi ku kintu runaka. Niba ushaka kubana neza n'abandi, iga iki kintu cyo kwirinda kurenzaho kuri buri kimwe cyose. Wumve ko ugomba kwiga iki kintu kikaba umuco wawe mu buzima bwawe, mu buryo bwo gukomeza kubana neza n'abandi. Icya kane, iga kubabarira. Kubabarira buri umwe wese yabishobora. Kubabarira ni ikintu buri umwe wese yashobora, ariko muri ubu buzima kubabarira benshi biratugora. Twumva ko niba umuntu adukoreye ikosa, ako kanya ari ukumwitura inabi. Twumva ko tutamenya kubabarira, twumva ko kubabarira ari ikintu kigoye cyane. Gusa niba ushaka kubana neza n'abandi, iga iki kintu cyo kubabarira. Wumve ko niba umuntu agukoreye ikosa, ugomba kumubabarira, ukamuha imbabazi nk'uko azigusabye. Kabone n'iyo ataba azigusabye, ariko ushobora kumva wowe mu mutima wawe, ukoresheje amarangamutima yawe cyangwa ukoresheje integrity yawe, ushobora kuba wamubabarira. Kubabarira ni ikintu gifasha abantu kubana neza. Iyo ubabariye umuntu, akubonamo ikintu cyiza, akubonamo icyizere, akakubonamo ubunyangamugayo. Kubabarira ni ikintu cy'ingenzi mu buzima ukwiye gukora. Kabone niyo waba utagishoboye, ugomba kwiga kuba wagishobora, kuko ni ikintu cyubaka umubano muri sosiyete, cyubaka umubano hagati y'inshuti, cyubaka umubano hagati y'abakundana n'abandi bose baba muri iyi si. Kubabarira ni ikintu cy'ingenzi mu buzima cyane. Niba ushaka kubana n'abandi neza, iga iki kintu cyo kubabarira. Icya gatanu, irinde cyane kurobanura ku butoni. Hari igihe usanga abenshi dukundana n'abantu kubera uko twababonye, kubera uko twabonye ku isura cyangwa ku bindi. By'umwihariko urebeye ku bakundana, abenshi bakunze kurebera ku masura, ku buranga n'ibindi. Kurebera ku butoni rero ntabwo ari ikintu cy'ingenzi niba ushaka kwiga kubana n'abantu neza. Buri wese yaba inshuti yawe, buri wese yaba umuntu mubanye neza, buri wese yaba uw'ingenzi mu buzima bwawe. Niba ushaka kugira ngo ubane n'abantu neza, iga kutarobanura ku butoni. Abenshi mu buzima usanga tureba abantu turebeye kuri byinshi, ugasanga umuntu aravuga ngo niba uyu muntu atari inzobe cyangwa atari igikara cyangwa atujuje ibi, ntabwo nabana nawe. Kubera iki? Buri wese iga kubana nawe, wirinde kurobanura ku butoni niba ushaka kubana neza n'abandi. Kurobanura ku butoni ntabwo ari ikintu cy'ingenzi mu buzima, ahubwo ni ikintu kigutandukanya n'abandi cyane. Ni ikintu gituma ushobora kubana n'abandi nabi bitewe n'imyitwarire yawe y'uko kurobanura ku butoni. Niba ushaka kubana n'abandi neza, iga kutarobanura ku butoni. Iga iki kintu wumve ko ari ingenzi mu buzima bwawe, wumve ko isaha ku isaha ugomba kukizirikana, wumve ko mu byo ukora kose, mu buryo ushakamo inshuti zawe, mu buryo ushakamo umukunzi, mu buryo ushakamo abo mubana mu mibanire myiza yanyu, muri buri kimwe cyose wumve ko iki kintu cyo kutarobanura ku butoni ugomba kugikurikiza. Wumve ko buri umwe wese wamugira inshuti, wamukunda, kandi mwabana neza muri sosiyete, ibintu bikagenda neza. Kurobanura ku butoni rero ntabwo ari ikintu cy'ingenzi twagakwiye kuba twakora, ahubwo dukwiye kwiga kuba twakireka iki kintu.
Icya gatandatu, ihutire kumva ariko utinde kuvuga. Iki kintu hari n'ikindi kiganiro twabigarutseho, ni ikintu cy'ingenzi cyane, kumva ariko ugatinda kuvuga. Hari benshi twumva ikintu tugahita turenzaho amagambo menshi atagira ingano, atagira umubare, ugasanga bituviriyemo ingaruka, bituviriyemo kwangana n'abandi. Niba wumvishe ikintu, mbere yo kuvuga banza witonda, wumve ngo icyo ngiye kuvuga ni igiki, mbese ukabanza watekereza neza ku kintu ugomba kuvuga mbere yo kuba wakivuga. Ni byiza rero kumva byinshi ariko ukabanza wasesengura wowe ubwawe, ugasesengura ubwawe kugira ngo ubone kuvuga ibikwiye, uvuge ibifite umumaro, aho kugira ngo ibyo wumvishe byose uhita ubivuga uhubutse utabanje kubitekerezaho. Akenshi hari ukuntu tuvuga ibintu tutabitekerejeho, ugasanga tubivuze nabi cyangwa tubivuze mu buryo butari bwo, ugasanga duhemukiye n'abandi bantu. Kandi imibanire myiza muri sosiyete ni ikintu cy'ingenzi kidufasha kuba twakubaka byinshi muri twebwe. Kubana neza n'abandi ni ikintu cy'ingenzi. Rero kuba wakumva byinshi ugatinda kuvuga ni ikintu cy'ingenzi buri wese akwiye kuzirikana, akwiye kwiga, kabone niyo waba utakizi ntacyo wakiga ngo utakigeraho. Buri wese yakiga kandi agafata, buri wese ni umunyeshuri muri iyi si. Iki kintu yakiga akagifata kandi kikamugirira umumaro muri iyi sosiyete, kuko muri sosiyete iyo ubanye neza n'abandi nicyo kintu cyubaka iterambere ryawe, cyubaka buri kimwe cyawe, cyubaka icyo wifuza mu buzima. Icya karindwi ari nacyo cya nyuma, ba umunyakuri. Kuba umunyakuri ni ikintu cy'ingenzi mu buzima, ni ikintu cy'ingenzi kiruta ibindi byose. Kumva ko uri umunyakuri, kumva ko uvugisha ukuri muri buri kimwe, kumva ko kubeshya ari ishyano, kumva ko kuvugisha ukuri ari ikintu cyabubakira ubuzima, cyabafasha muri ubu buzima bugakomera, bukaba nk'uko mubwifuza. Abenshi muri ubu buzima kuvugisha ukuri biratunanira, twumva ko kubeshya ari cyo kintu cy'ingenzi mu buzima. Nyamara tuba twiyangiriza ubuzima, kandi tuba dutakaza inshuti umunsi ku munsi, kandi tuba dutakaza n'iterambere, tuba dutakaza byinshi muri make. Ikintu cyo kubeshya mu buzima ni ikintu cyamaze kwiyubaka muri sosiyete. Niba ushaka kubana neza n'abandi, iki kintu cyo kubeshya kirinde mu buzima bwawe, wumve ko kitagufasheho, wumve ko kuba umunyakuri muri iyi sosiyete ari cyo kintu cy'ingenzi kizagufasha kubaka iterambere ryawe, kandi kigufashe kuba wagera kuri byinshi muri ubu buzima. Niba ushaka kubana neza na buri wese, niba ushaka kugira inshuti nyinshi, niba ushaka kugira icyo wageraho muri ubu buzima, iga kuba umunyakuri. Abenshi barabeshya kugira ngo babashe kuba barokoka ibintu runaka, babashe kuba bagira icyo bageraho bahemukiye abandi kubera kubeshya, ariko bikarangira n'ubundi bibagizeho ingaruka. Kubeshya ni ikintu kibi, umuntu buri wese yagakwiye kuba yatekereza kwirinda, akumva ko ari ikintu kibi muri ubu buzima, akumva ko ari ikintu atagakwiye gukora muri ubu buzima, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza, kandi n'abandi bakomeze bamubonemo icyizere. Buriya iyo wamaze kubeshya umuntu ikintu runaka akabibona ko wamubeshye, agutakariza icyizere. Hari igihe umubeshya ugasanga utavugishije ukuri, ntabwo abyemeye, kubera ko yamenyeye ko umubeshya buri gihe, ugasanga nawe icyizere barakigutakarije, kandi wari umuntu w'umwizerwa mu buzima. Rero niba ushaka kubana neza n'abandi, ushaka kumva ko ubuzima wabanamo neza n'abandi, iga iki kintu cyo kuba umunyakuri muri ubu buzima, ukumva ko buri kimwe cyose waba umunyakuri. Ndabashimiye rero mwese mwakomeje gukurikira iki kiganiro kugeza kigeze ku musozo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, ni iby'ingenzi mu buzima.
ni iby'agaciro. Gusa niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze, ugakanda like, ukandika na comment y'icyo nabagezaho ubutaha. Murakoze cyane rero, turabakunda kandi tubahoza ku mutima. Bye bye.